Hello family and friends, mumeze mute? Reka twizere ko mumeze neza. Tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Tubifurije amahoro y'Imana ndetse n'umunsi mwiza mu byo mukora byose, Imana ize kubana namwe. Hanyuma rero abantu bashyashya musure channel yacu duhabwa inkuru namwe mudukurikira. Inkuru tukazumva, twarangiza kuzumva, tugafata umwanya, tukazirekodinga, tukazitambutsa. Impamvu mutubwire inkuru tukazibavugira nuko hari abantu benshi bifuza kuvuga inkuru ariko badashaka kuza kuri kamera, badashaka kwinvolvingamo gushyiraho amasura yabo, amafoto, imiryango n'amajwi. Abo bantu rero nibo dutumikira muduha inkuru zanyu natwe tukazibavugira, hanyuma tugasaba inama muri comment, tugasaba inama inbox. Nimero zacu ziba zirimo aho ngaho muri description, hanyuma tugakomeza tukumva ku muryango mugari. Iyo ntego nyamukuru ya channel yacu nicyo cyatumye ducreate ino channel kugira ngo tuza turuhukireho tuganire, kandi bitakubuza kuba wakwisanzura nawe ngo sharing inkuru yawe yigisha abandi cyangwa se tanga inama ku bandi utaje kuri kamera. Ubwo rero niba umuntu utakunda kuza kuri kamera, this is your channel. Wowe ukunda kuza kuri kamera nanone, this is your channel n'ubundi, kuko uzatubwira inkuru wicaye hafi yacu ikiganiro tugitange. Hanyuma rero reka mpite nkomeza straight to the point. Inkuru y'uno munsi ni inkuru nahawe n'umumama, umubyeyi mwiza cyane utuye mu Burayi. Ndagushimira cyane, thank you so much for trusting Muhoza Real Talk. Inkuru y'uno munsi iragira itya: nakundanye n'umusore tukituye muri Afurika iwacu, turakundana, turangije gukundana, urukundo ruba rwiza, bigenda neza. Nza kugira amahirwe, nza kwiga hanze. Maze kugera hanze aho ngaho naje kwiga mu Burayi, mu bihugu byo mu Burayi nuko turi bubyite. Maze kuhagera bigenda neza, turakomeza turavugana, turakomeza turandikirana, turacata bya bindi byose, tukavugana mu buzima bwa buri munsi, spendinganaho time, mwiyumvamo n'abanyiyumvamo, urukundo rurasagamba, ibintu bigenda neza. Hanyuma rero twapanze gukora ubukwe kuko twabonye ko bimeze neza, ibintu biri kugenda. Umugabo arakwa, arangije kunkwa, mfata indege ndataha njye iwacu tujya gukora ubukwe. Tumaze kugera iwacu twakoze ubukwe bwiza cyane. Ati abana twiganye barabwitabiriye, inshuti zanjye, abanyamuryango, abantu bose bankunda bose baje mu bukwe bwanjye. Ati mbega ukuntu byari byiza. Twakoze ubukwe bw'intangarugero, bwiza bwa bundi nyine nashakaga mu buzima bwanjye. Ubukwe burangiye njye n'umugabo turavuga ati Mana, turagusaba uze kudushoboza natwe tuzasame, umugore azasubire hanze atwite. Ayo ni amasengesho yanjye n'umugabo wanjye. Ati koko Imana iratwumva. Gusa nasubiyeyo turi kubikeka. Ngeze hanze ndipima, nyuma y'iminsi mike sanga kuko niko byagenze. Ati ndabimubwira, arishima cyane. Ati umugabo amererwa neza pe. Nawe urumva wowe wamererwa gute se? Imana iburiya kubyara ni Imana ibitanga, nta wundi muntu utanga urubyaro, ni Imana yonyine. N'abahanga n'ababishoboye, uko waba uri kose nuko bita kose ntabwo ushobora gutanga urubyaro ruva ku Mana. Rero nabo babonye Imana ifunguye indi ibyara yabo, Imana ibahaye urubuto, Imana ibahaye umugisha, uko wakwita umwana kose. Babonye Imana rero bahaye umugisha, bashima Imana cyane, baranishima muri ibyo bihe Imana yari ibagejeje intambwe nshyashya mu by'ukuri. Hanyuma rero ati dutangira kujya tuvuga n'umugabo, indirankuroga. Ibyo ntibisanzwe ku bantu benshi, hari abantu batajya bagira icyo baba na gito, ariko hari n'abandi benshi bagira icyo baba, ibyo murabizi. Rero ati icyo gihe rwose bitamereye neza muri iyo minsi, ati nkamuvugisha. Ati ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko nyuma y'icyo gihe nibwo namenye umugabo nashatse ngo nindi. Ati umugabo natangiye kujya mwandikira, umugabo aragenda ashyiraho schedule, namuhamagara akanga kunyitaba, akambwira ngo tuvugane ngo amasaha ya naye, akamanyandikira mu gitondo amaze ngo twabise gute, kwa kundi umuntu call udasubije message ugatuma umuntu call ntayitabe. Umugabo wajya kubona ko nagarutse mu mugoroba, ati mwiriwe mute, mu ijoro ati mwaraye mute. Nuko byari bimeze. Namuhamagara akambwira ati ariko se wowe uzajya ukomeza umuhamagara njye nawe turacyari guteretana. Ati ntago byarangiye. Ati kuki ukomeza kumpamagara, reka tuzajye tuvugana kuri message birahagije, tuzajya twandikirana icyo gihe n'icyo. Ati birabaye. Ati ariko ntabwo nahise mbikurura nyine ngo mfite mbyegereza umutima ngo numve nyine birambabaje cyane, ariko nawe baje si umugabo. Kubera iki uyu munsi ahise anyereka ko ibintu donc icyo nshakiraga cyararangiye. Cyo numvaga ko n'ubundi ndi kure, kandi ati namwe murabizi mu by'ukuri avuze ijambo ryiza. Avuze ati urukundo rwa distance ni urukundo rugoye.
ati abantu mwarubayemo murabizi ko ikintu cyonyine cyubaka ruriya rukundo ni communication, atari ko communication yanjye n'uno mugabo yaragiye irangirika pe. Umugabo nageraho ndamwandikiye wapi, umugabo nahamagara wapi, igihe cyo wabishakiye akaza akanyandikira, kandi ubwo najya ngo yanyandikira message mbonye aje nahita muhamagara agatanga kunyitaba. Atari ko sundi we bite, message ntihagije, ntago usimba ndacekinze in ngiye uza kukwandikira mu gitondo nkagaruka saa sita mu saa sita mwajya kuryaba nkabwira nkabandikira ati ubwo gucekinga in kurenza uko nukuhe. Ariko wibuke yuko message ni message, kuvuga ati se mwiriwe mute, ibyo ni ibintu bisanzwe. Ariko umuntu ashaka kuvuga ati mwiriwe mute, ariko kuri telefone buriya mwiriwe gute. Hari umuntu wageze kuvuga akantu gasekeje, aravuga ngo ryajwi rya mu gitondo ryo kuri telefone, ntabwo mwabyumvise gutrendinga, nanjye narabyumvishe. Ati ryajwi rya mu gitondo kuri telefone ni mama Lao, cyane cyane ku bantu bari mu rukundo rwa kure. Abo bantu ntibakunda kuvuga ati umuntu abyutse akaguhamagara ryajwi rya mu gitondo, umuntu abyutse ati wiriwe gute, wabyutse ute, mwifurije umunsi mwiza, umunsi w'amahirwe. Iyo call bikenewe, niba mutajya munabikora mutangire mu bikore, kandi cyane cyane muri ryajwi rya mu gitondo rigisaraye, nubwo tuya tumenye abantu bashaka kuririmba base n'abantu bashaka kuririmba andi majwi nyine muri ya masaha. Ati zira call zara amasaha wapi, yani mugoroba wapi, na good night nta nagahari, buri nagakora ka nijoro ni keza. None se ubuza agakora ka mu gitondo, ubuza ka kumanywa, ubuza agakora ka nijoro, kandi umuntu ni muri kumwe ntufite kusimbuka ngo ugende umurebe, nta kindi. Ni ukuvuga ngo communication niyo is only the key kugira ngo urukundo rwanyu rukomeze. Ati ubwo rero byose narabibuze, indangije kubibura ndihangana, angira kujya nanjye musubiza nyandikira mwaramutse, nkamubwira ngo yego, mwiriwe yego, ati nkamusubiza yego, nkumva nyine like I'm so disappointed. None se ndakomeza mwandikire ko n'ubundi ibyo mwandikira atabyumva, ko n'ubundi ibyo mubwira atabyitaho, ko n'ubundi se muhamagara nkabona ati ntangira kubona ko atankunda. Ati ndababara cyane, umva ngeze kure, nkuko se uyu mugabo ko bizi ko ndi hanze nawe akaba ari hanze yanjye, donc twese turi kure, urukundo rwa kure. Ni ukuvuga ngo nitutavugana, tutafite kubonana, urugo bizagenda biti. Ati byarambabaje, birambabaza cyane, birangije kumbabaza, bigeze aho ngaho ntangira kujya numva nanjye bigenda bimvamo. Ati ubwo naratwise indigera kure, imaze kugera kure, igihe cyo kubyara kirageze. Ati wibaze ni cyagiye cyo kubyara kweri, ndabyara ngiye nyine, abantu bari hanze murabizi, iyo ngeze aho hantu umva, abantu bari hanze murabizi kubyara wenyine udafite famiye, udafite umugabo, ibyo bintu murabizi. Ati rero nabyaye ngiye nyine, ndangije kubyara n'igihe ntashye mu rugo, nta mugabo ntanampamagara ngo ajye ampamagara nyine ngo tuvugane nk'umuntu, kandi narababaye. Tuzi ko nageraga nkamubwira ati ndababara, ati nenda kubyara, ati simeze neza, imereye nabi, atakambwira ngo uraza kumera neza kuri message. Si wa muntu witumva nyine ko ari ibintu bikomeye. Ati kandi n'umwana wa mbere, mu by'ukuri abantu benshi umwana wa mbere aba ari experience nshyashya, abantu batazi ngo bimera bite, ukumva urashaka nyine ko umuntu avuga ibintu neza ukamwumva. Atari ko ndamubwira nkamubwira ati merewe nabi, ndayankuroza, ndumva ameze nabi, atakambwira message, akanyandikira kuri message, ntanampamagare ngo mbaze ukomeze. Ati mbona ko uyu mugabo atakinkunda. Bize kugira ngo by the way unca muri hard situation zo gutwita njyenyine, ndi umunyeshuri, zo kubyara njyenyine ntafite umugabo, ndangije kubyara ngeze mu rugo. Ati umugabo iguma kwa kundi, akajya ampa message mwire gutewe n'umwana. Ndavuga se nzafata indege, ati icyambere sinkora, ati sinkora, ahanganda umunyeshuri ndiga, ubu nzafata amadeni mfata indege nsubira iwacu njye kureba n'umuhungu ibyabamo. Ati kuko umutima wanjye umaze kumbwira ko ishyamba atari ryeru. Ati hari ikintu, ati hari ikintu ntazi kiri behind, niki kiri kuba, ati ntacyo nzi, I'm so confused, kuko sinzi ngo ni iki gituma umugabo adashobora kwemera ko tuvugana. Ati none ikintu gitangaje, weekend yose aba ari mu rugo ariko ntajya mpamagara. Nkuvuga ngo systeme ni message, ntemera ko tuvugana. Ese umugabo yabaye iki? Abi wabo baramvugisha, ati barankunda cyane, ati umuryango wabo urankunda pe, barampamagara bakambaza umeze ute, umwana amerewe gute, tukaganira. Atari ku mugabo wanjye wapi, none ngubu ati ibintu byarancanze. Ubu ndi kwibaza kano kanya, sindatangira kumudeklarara ariko nenge kubitangira. Uyu mugabo nkomeze process kweri, nkomeze declarare cyangwa mbyihorera. Ati ko ndi kubona nanjye ibintu nanjye atimaze kumva naniwe. Ati nsigaye numva ntanatangira n'izo process, ngo se uyu ngundi azitangira utanamvugisha, unkorera ibintu bimeze gutya, nagira ngaho bizagenda biti.
ikindi ko twakundanye twabanye neza twakundanye tukiri muri Afurika atari kuvuga ngo ni benefit yarankurikiyeho nkazanga nta zindi benefit ati ko njye ntabwo nta kintu kintu mbona kiri behind atari ko ndi kubona ko ari ikintu we ku giti cye kitagenda afite ikindi kintu njye ntazi ariko we kiri kumubaho se ko twavuganaga ijoro ryose bukenda kudukiraho tukiri gufiyansana kandi ndi hanze nawe ari muri Afurika none kuki aho maze kubera umugore we mbura na call n'umunsi umwe ngumbe nakumva nampamagaye n'umunsi umwe ambwira ati wiriwe gute bimeze gute ibyo bintu narabibuze ati none uyu mugabo nzabigenze nkora iki yabaye confused arababaye kandi urumva rwose ko ati naragerageje ikintu cyose nshoboye muneka ngerageza ndebe ko wenda yahindura akamvugisha ariko byaranze ati kandi ikindi ni ukuri sinshaka gutandukana n'umugabo wanjye ati uyu mugabo mu rusengero isezerano nahanye n'Imana navuze ko nzatandukanwa n'urupfu ati iryo jambo ntabwo nabyibagiwe ati nta nubwo nteganya kuzarihindura kuko nabwiye Imana ko nzatandukanwa n'urupfu ati ariko ibintu biri kumbaho ati byaranyobeye ati none mungira inama ati rero mungira inama ati nabonye channel yanyu numva mutavuga abantu mudashyira amafoto mutashyiramo amavoice y'abantu ati numva nanjye nifuza ko abantu bakurikirana bangira inama ati cyane cyane bantu muzi bazi urukundo rwa kure rwa distance ukuntu rumera bazi ukuntu biba bimeze ati mungira inama n'abandi bantu muri mu ngo mufite experience zingo ati mungira inama urugo rwanjye n'urushyashya mbyaye rimwe kandi n'umwana mbyaye umugabo njye ntaranamubona cyane ko namubyaye tutarasubirayo ati ibintu bimazemo imyaka 2 iyi myaka 2 ibintu maze kumva mbihaze ati kandi sinshaka gukomeza kwangirika mungira inama nkora iki uyu mugabo ntafite ibindi bintu biri behind ubu se kuko nzakomeza process za declaration ubu se nzatega nsubireyo uyu mugabo arankunda kwera ati nkumva sinshaka kuvunikira ibintu ku muntu utankunda ati none mungira inama ndabizi ko inama yanjye igoye ati ndabizi uko bigoye ariko mungira inama nkora iki abantu mwabaye mu rukundo rwa kure mwe mwagiye munesha ibintu gute niki wakoze kugira ngo ibintu bihinduke bye kumera gutya niba starabaye mu rukundo rwa kure ko ufite experience y'urugo nihe nama wanjye nakora iki kugira ngo urugo rwanjye ndugarure rutari rwagenda ngo ndubure kandi ndi kurubona inkuru y'ino munsi niyo ngiyo inkuru ye rwose ni inkuru yumvikana ngufi cyane idafite ibindi bintu byo hirya aragira ati mungira inama uyu mugabo ko afite gahunda cyangwa byararangiye ati umuntu utashaka kumpa n'umwanya wa telefone ndi umugore we tutari kumwe azi ko ndi kure azi ibyo bintu byose nsiragongana n'umwana ngiye nyine ati nubwo nasubiye ku ishuri ndiga uyu mugabo koko turi kumwe ati uyu mugabo nkomeze process ndekarare umuntu azaza nsange nzakemura kino kibazo nzakora iki ko numva ntashaka gusenya urugo rwanjye ngayo ngukorera inkuru yacu niyo ngiyo munsi ikintu wumva ushobora gusharinga tugufasha n'umubyeyi tukamwunganira tukamutera courage cyangwa se tukamurema agatima ikintu wumva wakora mu rwego rwo kugira ngo dusapotinge uno mumama ni ukuri uze gushyira comment yawe aho ngaho mu kiganiro cyangwa uze kutwandikira inbox tumuhe message ariko muze mutubwire ko mubyumva kugira ngo tumufashe nawe aruhuke umutima kandi yumve ko nawe yitaweho inkuru yacu uno munsi niyo ngiyo tubasabiye amahoro y'Imana imigisha y'Imana kuri mwebwe turabakunda cyane mugire umunsi mwiza tuzongera next time mukomeze mumererwe neza ndaza gupininga hasi dufite groupe twakreye yo kujya tuganiraho ku buryo bwimbitse ku bantu babishaka niba ushaka kujya muri iyo groupe uraza kuza kutubwira ndaza kugerageza ndeko nyipiningamo hasi ku buryo ushobora guhita winjiramo ikindi niba ukunze ibyo dukora ukabona bikoze ku mutima ukumva urabikunze ukumva urabishimye subscribinga ntacyo bitwaye ulakinge usharinge icyo mva wakora cyose kugira ngo dufashe twebwe turabya appreciatinga cyane murakoze mugire umunsi mwiza nyagasana barinde bye